Ashimwe tubahaye ikaze mu iterano ryacu ry'uyu munsi aho tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Muraza kwihangana rwose, tugiye kuganira mu minota mikeya, ariko tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri mu Migani ibice 24 ku murongo wawo wa 10. Haravuga ngo nugamburura amakuba gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Ijambo ry'Imana mu Migani riratubwiye ngo nugamburura amakuba gukomera kwawe kuzaba kubaye ubusa. Bene mbere ijambo kugamburura ni nko gutsindwa cyangwa se ni nko kunanirwa cyangwa se ni nko guhisha intego, ni nko kutagera ku cyo wari wagambiriye kugeraho. Ushaka kugamburura bivuye ku giti cyawe, ushaka kugamburura bivuye kubo wari kumwe nabo, bishaka kuva ku bantu, bishaka kuva ku bihe bigatuma ugamburura. Ariko hano turabivuga mu buryo bw'umwuka kugira ngo mubisobanukirwe. N'ijambo twifuje ko tuganiraho muri uyu mwanya iratubwiye ngo nugambura mu makuba gukomera kwawe kuzaba kubaye ubusa. Uri umukristo wamenye Imana, warayisobanukiwe, warayizeye n'umutima wose, wagiranye nayo amasezerano. Hari aho wemeye kuva, hari aho wemeye kujya, hari ibyo wemeye kureka, hari ibyo wemeye gusiga kubwa Kristo, kubwo wamenye, kubwo kuronga Kristo mu buzima bwawe. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nugambura amakuba gukomera kwawe kuzaba kubaye ubusa. Dufite abantu benshi batangira urugendo muri iki gihe, biyemeje gukomeza, bakeneye kumenya Imana kurushaho, ariko rimwe na rimwe bakajya bagamburura. Twasanze kugambura bishobora kuba byava ku giti cy'umuntu cyangwa se byava ku bihe ugezemo. Mostly hari ibihe turimo, hari ibihe tugezemo birimo gutuma abakristo benshi, abantu bamenye Imana benshi bagamburura, bahusha intego, bananirwa, nyamara bakabiterwa n'ibihe bagezemo. Ariko si icyo Kristo ashaka. Twasezeranye isezerano na Kristo tuvuga ngo mu bihe uko byabimeze kose, bibe byiza ibibi, twiyemeje komatana na Kristo, twiyemeje kugumana na Kristo. Ntabwo ibihe bikwiye kuduhindura, ibihe ntibikwiye kudukura ku Mana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riratubwira ngo nugambura amakuba kwawe kuzaba kubaye ubusa. Kristo mwene data, bavandimwe ndakwinginga, twe kugamburura muri ibihe, twe kunanirwa, twe guhindurwa n'ibihe turimo, twe guhindurwa n'ibiza, twe guhindurwa n'ibyorezo bitandukanye turimo guhura nabyo, ahubwo dukomeze komatana na Kristo, dukomeze gushikama kuri Kristo, kugira ngo icyoro cy'Imana gikomeze kigaragare, kugira ngo icyoro cy'Imana gikomeze kuzamurwa, ibendera ry'Imana rikomeze gushyirwa hejuru. Ushaka kubura umukristo, ariko ntabwo ukwiye gutakaza ibyiringiro abandi baburi ibyiringiro, ahubwo ukwiye gutanga ibyiringiro abandi baburi ibyiringiro, ukwiye gutanga ubuzima abandi baburi ubuzima, kubera kumenya Kristo. Kristo wawe se yaba kimaze iki muri wowe nimba uri mugamburura? Ntacyo byaba ikikumariye. Ariko erekana Kristo muri wowe, komeza gutanga ibyiringiro, kwizera kwereka kwaguke, reka ukomere, kubera ko hari umugabo ukomeye wamenye muri wowe. Ndakwinginze rero, nimba waramenye Imana, nimba warayizeye, wirinde ibihe bidatuma ugamburura, cyangwa se nayo mpamvu zo kwita bizatuma ugamburura, ahubwo ushikame kuri Kristo. Hanyuma nushikama kuri Kristo uzagera ku ntego yawe yose, uzakomera mu buzima bwawe bwose. Ngiki ijambo ragira ngo dusangire, nugamburura amakuba gukomera kwawe kuzaba kubaye ubusa. Nuteshuke, nuhishe intego, niwemere ko umwanza gutwara, niwemere ko umwanza kwibuke wamenye, ahubwo ushikame. Ibi ni ibihe ahubwo bigomba gutuma tuba maso kurushaho, tukaba maso, tukegera Imana, kuko ntacyo tuzireguza, ntacyo tuzavuga imbere y'Imana ngo tuvuge ngo Mana ngo nyamara ngo hari ibi bihe ngo byagenze gutya, ngo coronavirus, ngo ibindi bintu bitandukanye. Oya, ibyo ntago ari ibintu bigomba kudukura ku Mana, ahubwo ni bigomba kudusunika kwinjira muri Kristo. Hanyuma babandi batari bayimenya bagasanga turashikamye, bahindukira bazi ko turi buganye nk'uko baganyaga, bagasanga urufatiro turiho. Tugeze mu gihe ifatiro z'isi zinyeganyeze bavandimwe, abakomeye babuze igisubizo, abantu babuze ibisubizo, ariko Kristo niwe ufite igisubizo wenyine. Ariko ndagira ngo umwizirikeho, ndagira ngo umwikomezeho ku manywa n'ijoro, isaha yose umwikomezeho mu buzima bwawe. Nibwo uzatsinda, nibwo kugamburura kuzaba kubaye kure y'ubuzima bwawe. Imana iguhereze umugisha. Ngigi ijambo ry'umunsi, ngigi ijambo nagira ngo usangize. Imana iguhereze umugisha. Murakoze. Amen.